Alright, nuko bimeze kabisa turi muri Friday with Old School, ni hahandi tuba turi gushyiramo indirimbo zabice bigacika mu minsi yatambutse. Ni indirimbo ziba zarakunzwe kurusha izindi, ariko nawe urabyemerewe kuba watwandikira cyangwa ukaduhamagara ukatubwira uti ngewe indirimbo mbona mushobora kunkinira muri aka kanya ni iyi ngiyi. Ariko nanone sindi bubure kukwibutsa ko tuba tugufitiye trending news n'amakuru aba yiriwe acaracara hirya no hino, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu ngiye guhera kuri uyu muhanzikazi bamwita Tiwa Savage. Uyu nguyu murabizi ko mu minsi itambutse yatigishije imbuga nkoranyambaga ari kuvuga ati ngewe noneho ngiye kwinjira muri sinema, ngiye gukora filime. Sinzi niba yarabonaga ababikora cyangwa se abari basanzwe bari muri urwo ruganda batari kubikora neza, ariko we yagize gutya aravuga ati ngiye gukora filime, kandi filime izaba ari filime iri ku rwego rwo hejuru. Ni filime rero yabashije kuba yatangaza n'igihe izasohokera, bayita Water and Gary. Savage rero uherutse gutigisa imbuga nkoranyambaga nk'uko narimaje kubikubwira, avuga ko agiye kwinjira muri sinema byeruye. Rero yamaze no kuvuga ko iyi filime yiwe izajya hanze ku itariki 10 Gicurasi, ubwo ni 2024 birumvikana, aribwo bigaragara kandi ko abantu bamwe bazagaragara muri iyi filime harimo ibyamamare bigiye bitandukanye, harimo nka Osunde na Mike Afoyan. Abangaba muramenyereye cyane n'ubundi mu gukina filime. Iyi filime rero ikaba yarayobowe na Tiwa Savage afatanyije na Vanessa Amandi Ogbona. Rero yayihaye izina risa n'irya EP n'ubundi aherutse gusohora yise Water and Gary. Ibi ngibi abantu benshi bakomeje kuvuga bati si ubu ngubu si ugupromotinga n'ubundi EP yiwe abinyujije muri filime. Abandi bakavuga bati se bitwaye iki? Nubundi nta nicyo bitwaye kabisa. Ubwo rero ku bakunzi bagasobanuye cyangwa se abakunzi ba filime, nizere ko ubwo ngubwo abakundaga Tiwa Savage by'umwihariko iyi filime Water and Gary itazabacika. Hanyuma reka ibya Tiwa Savage tube tubiretse, ahubwo tugaruke hano mu Rwanda. Ni inkuru yiriwe yandikwa ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. Ni umuhanzi wakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, bamwita King James. King James rero wakwibaza ngo byagenze gute? Hari umugabo ni umupasiteri yaramaze iminsi atari mu Rwanda, ariko uyu nguyu akaba yarakoranaga bya hafi na King James. Murabizi ko King James afite uruganda rukora kawunga. Rero uwo mugabo yaje kuba yamurega kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amwandikira amagambo ngiye kugusomera. Ariko mbere yuko nyagusomera, nkwibutse yuko King James yatwaye guma icyo cyo murakizi. King James yatsindiye amafaranga agiye atandukanye mu marushanwa yagiye aba. Ibyo ngibyo za 2014 sinakwirirwa mbisubiramo. Rero biza kumuviramo kuba yaba umuntu washinga uruganda, aza gushinga uruganda rwa kawunga. Ariko kuri uyu munsi nibwo twagiye tubona uwo bita Pastor Blaise Ntezimana yandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika amubwira ati, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, mbandikiye mbasaba kundenganura nkabona ubutabera nkuko mudasiba kubikorera abana b'u Rwanda. Muri 2021 nahaye amafaranga umuhanzi Ruhumuriza James, ubwo ni King James uzwi ku izina rya King James n'ubundi, ngo dukorane business yari yatangiye gukora yo gutunganya ubufu bwa kawunga. Ibyo twumvikanye ntiyabyubahirije, n'amafaranga ntayo yansubije, kandi nayamuhaye nyagujije banki yo mu gihugu cya Swede aho ntuye. Umve neza, ati kuva icyo gihe kugeza ubu ndimo ndishyura ideni rya banki hiyongereyeho n'inyungu no gusiragira kuri RIB. Ntanga n'amafaranga y'amatike y'indege n'ay'abavoka, ariko ikibazo ntikirangire kuko yagiye ananiza ubutabera, nubwo adahakana ko umwenda wumfitiye, ariko akinangira kunyishyura. Ati ndabinginze ni mu ndenganire. Ati thank you sir. N'ubutumwa rero yashyize ku rubuga rwe rwa Twitter, ngo ni mu gihe rero yari amaze igihe ari kuregera RIB ndetse yifashisha n'abavoka bagiye batandukanye. Akavuga ko we yahaye amadolari 30,000 uyu nguyu King James kugira ngo bafatanye nyine kuba bakora ruriya ruganda rwa kawunga, ariko nyuma amasezerano bagiranye ntibayubahiriza. Ariko nanone ntarajya kure, hari Minisitiri w'Urubyiruko utuma twishima
nawe yahise ashyiraho tweet nkuko mubibona yagize ati rubyiruko Blaise ntabarangaze ati ni inshuti ikomeye ya King James yamuhaye amadolari 30,000 nta contract bakorana ati bakorana business barahomba ati noneho navuganye na Blaise nicaranye na King James yemera kwishyura ariko bikanyura mu butabera kuko inzira y'ubucuti yanze ati ajye mu butabera. Urumva rero ntabwo byifashe neza haba kuri uyu nguyu King James cyangwa se uriya Blaise uvuga yuko bafatanyije cyane yuko bo impamvu nasomye icyabaye intandaro kugira ngo amurege. King James we arabyemera ko amafaranga yayahawe, ko uyu nguyu n'ubundi bajya gutangira umushinga amafaranga yayamuhaye, ariko nanone akavuga ngo uburyo bari bumvikanye ntabwo ari gushaka ko ari bwo bakurikiza. Uriya Blaise waravuga ati uruganda amafaranga nashoyemo nshaka ko bayansubiza uko yakabaye. Hanyuma King James we akavuga ati rero ntabwo byakunda ko amafaranga watanze yose twayaterura ngo tuyaguhereze. King James rero akumva ko uburyo bwiza bwo kuba yasubizwa amafaranga ari ukuri yajya mu butabera bakifashisha inkiko zikabasha kubikemura. Ubwo rero ku bakunzi ba King James nuko nguko byifashe, mu minsi iri imbere mushobora kuba muri kumubona mu nkiko. Numwe mu bahanzi bakize hariya mu gihugu cya Nigeria no muri Afrika muri rusange, cyane yuko afite na se w'umuherwe, ise bamwita Adeleke, ariko Davido nawe yaje kumukurikiza we nubwo uburyo yashatsemo amafaranga yaje kuyashakira mu muziki. Ejo bundi nakubwiye tips 5 z'uburyo ngo umuntu ashobora kubonamo amafaranga abinyujije mu muziki. Ibyo ngibyo ni Davido wabitangaje, ariko sibyo ngiye kukubwira muri aka kanya. Ngiye kukubwira ko yamaze kugura indege y'akayabo nkuko yabitangaje ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter. Yaguze rero ngo indege yo mu bwoko bwa Bombardier 7,500. Iyo ndege rero nkuko bigaragara ku rubuga rwa company n'ubundi isanzwe igurisha izo ndege, ngiyo ndege ihagaze miliyali 181 z'amadolari. Ubwo bivuze ngo turamutse tuyashyize mu manyarwanda ni miliyali 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyali please, apana miliyoni. Hanyuma iyi ikaba ariyo ndege uyu mugabo yibitseho ya mbere, kuko iyo yari amaze imyaka agenderamo ariyo yari yaratijwe na se. Se kabisa, uyu nguyu bamwita Adeleke nkuko nari maje kubikubwira. Uriya ise ni umuherwe ukomeye cyane, kuko nimwe muri university zo muri Nigeria bayita Adeleke University. Iriya ni ya se kabisa, afite n'andi makampani menshi agiye atandukanye hariya mu gihugu cya Nigeria. Ubwo rero indege Davido yari amaze iminsi agenderamo niyo yatijwe na se. Ubwo rero kuri uyu munsi nawe yavuze ati reka nibikeho akadege kanjye. Rero uyu mugabo asanzwe azwiho kugira amafiyeri menshi mu buryo butandukanye, aho afite imodoka z'igiciro cyinshi. Akunze no kugaragara atanga imodoka. Murabizi ko rero mu minsi yatambutse yarifashe, ubwo hari 2021, yarifashe ahereza gengi yiwe, mu Rwanda tubyita amagengi, afata abo bakorana bose abahereza imodoka kandi zihenze ziri ku giciro cyo hejuru. Ubwo rero gusa mu byo atunze byose iyi ndege nicyo kintu cya mbere gikomeye cy'igiciro kirenze bya hatari, nicyo kintu afite cy'amafaranga menshi niko nabyita, kuko miliyali 104 z'amafaranga y'u Rwanda ntabwo ari amafaranga make cyane. Ntabwo ari amafaranga yatungwa na buri umwe, ntabwo ari amafaranga yatungwa n'ubonetse wese. Hanyuma Davido tumuvuyeho, reka twambuke gatoya tujye ku muhanzikazi. Uyu nguyu yarabiciye biracika, bamwita Shakira. Twamumenye mu ndirimbo nyinshi nka Waka Waka n'izindi. Uyu nguyu rero nawe yaje kuba atangaza, aravuga ati njyewe ikintu cyatumye buriya amenyekana nta kindi, si uko nari mfite impano irenze z'abandi, si uko nari mfite ijwi rigoroye kurusha iry'abandi bakobwa twanganaga, ahubwo ikintu cyafashije kugira ngo ngere ku byo ngezeho nuko ni isura yanjye cyangwa se n'uburanga bwanjye. Abantu benshi bakomeje kumubwira bati rero
kugira ngo wamamare, ikintu cya mbere gishobora kubigufashamo n'ubwiza bwawe. Umukobwa akabireba akavuga ati se koko ibyo ngibyo birashoboka, akumva nta buryo na bumwe bishobokamo. Ariko nanone nyuma y'igihe gitoya yatangaje ko yaje kubibona, yifashishije ubwiza bwiwe ku mbuga nkoranyambaga, apostinga, agira gute, akaririmba, hanyuma murabizi ko mu ndirimbo nyinshi yagiye akora yarivugaga ubwe, agataka umubiri wiwe, kandi koko abantu bakabibona. Hanyuma rero we yaje kubwira abakobwa ngo bafite uburanga cyangwa se bafite ubwiza ko ari kimwe mu bintu bishobora kuba byabafasha kuba bazamura impano zabo zo kuririmba. Uyu mukobwa rero yatangiye umuziki mu mwaka w'1990, kuri ubu ngubu ubwo ubaze neza urumva ko afite imyaka igera muri 47. Yakoze indirimbo nyinshi zamenyekanye, hariyo yitwa Waka Waka, hakaba n'indi yakoze nayo yarebwe cyane n'abasaga miliyali1,339,000. Iyi ngiyi imaze imyaka 14, bayita Hips Don't Lie. Hips Don't Lie rero nako ni akaririmbo kamaze iminsi, no mu gihe turi muri Friday with Old School nako dushaka kukareba. Niyo mpamvu ngiye kubwira ku buhanga bw'ibyuma bakadushyiriremo nako tukarebe, hanyuma tugaruke mu kanya gatoya twakira umutumirwa wacu. Ikiganiro cyo ni iStars Show, njyewe ndi Pasi. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.